Mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse neza mwese bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV. Hangani mu rugo rw'imikino tubagezaho amakuru yose y'imikino aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Aka kanya rero nta kintu ngiye kugarukaho, icyo bita deal done, ni deal ebyiri cyangwa se transfer ebyiri. Ndaza kubabwira kwitwa Byiringiro Lague Neymar, nimuvaho ngiye kwitwa Hakimu Kiwanako, uyu ni umugande. Ariko nshuti zanjye, dutangiye umwaka mushyashya 2025 iratangiye, n'ubundi nzakomeza kubana namwe mbagezaho amakuru yose y'imikino azajya aba agezweho, transfer mbagezaho ko amakipe azajya bayiteguye imikino agomba kuba azakina, amakipe yanyu nasohokera igihugu nzabagezaho amakuru azajya aba avugwamo mu ikipe y'igihugu Amavubi. Naho nzakomeza kubana namwe ndetse no mu yindi mikino igiye itandukanye. Ndi no gupanga umushinga w'uko ngomba kujya mbagezaho amakuru yo hanze y'u Rwanda. Rero nta kintu gusaba wo mushyashya uje kuri channel yacu, kura subscribe kugira ngo ubone amakuru y'imikino meza kandi ashyushye, cyangwa se amakuru agezweho hano mu Rwanda ndetse n'hanze y'u Rwanda, amakuru asesenguye kandi amakuru utasanga ahandi hagiye hatandukanye. Rero nababwiye ko ndahera kwitwa Byiringiro Lague Neymar, ni umusore w'umunyarwanda wakinaga mu gihugu cya Sweden mu cyiciro cya kabiri mu ikipe ya Sandvikens. Iyi akaba ari ikipe ikomeye cyane kuko ni Byiringiro Lague wayigezemo iri mu cyiciro cya gatatu, ariko akaza kuba yifasha kuba yashyira mu cyiciro cya kabiri. Uyu Lague Byiringiro rero ni ikipe yagiyemo, avuye mu ikipe ya PFC hanga mu gihugu cy'u Rwanda, akivamo ajya mu ikipe ya Sandvikens zo mu gihugu cya Sweden. Nababwiye ko ari kiri mu cyiciro cya gatatu. Gusa uyu musore avuyemo atangiye amasezerano kuko yari asinyemo amasezerano y'imyaka 3 yose, gusa avuyemo ayikiniye imyaka 2 yonyine. Ariko we akiva muri ikipe yari yatangaje ko agiye kwerekeza mu ikipe ikomeye kandi nziza. Gusa byaje gutungurana ubwo bamwe mu banyamakuru bakomeye barimo uwitwa Kalisa Bruno Taifa ndetse n'abandi bagiye batandukanye, n'uwitwa Nkunziza Emmanuel Ruvuyanga wo kuri Radio Rwanda, batangazaga ko uyu nguyu Byiringiro Lague Neymar agomba kuba yakurekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ko cyitwa nka negociation za mbere zamaje kuba zarangira z'uko umukinnyi agomba kuza kurekeza mu ikipe ya Murera, Saro y'Inyanza, imwe mu makipe akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru rero twavuga itari nziza ku bafana b'ikipe ya PFC, kuko natwe twiteze ko uyu nguyu Byiringiro Lague Neymar yajya mu ikipe ya Rayon Sport, ko tumenyereye ko abakinnyi ba PFC basohotse bakajya hanze y'igihugu akenshi iyo bagarutse usanga bagaruka mu rugo mu ikipe ya PFC. Gusa amakuru ahari nta gihindutse, nuko uyu musore we Byiringiro Lague Neymar agomba kuza kwerekeza muri ino kipe ya Rayon Sport. Kandi twese turabizi ko na mbere yuko agenda ajya mu gihugu cya Sweden byigeze kuba byavugwa ko kipe ya Rayon Sport amushakaga, ariko byari ku ngoma y'utwa Munyakazi Sadat. Nabwo ni inkuru yari yakangaranye, abenshi bashyushye bati Lague muri Murera, gusa biza kurangira bidakunze, Lague aguma muri APR. Ni ku ngoma rwose witwa Mohamed Adil, witwa Byiringiro Lague birangira atagiye mu ikipe ya Rayon Sport, ari nabwo yaje kuba yajya mu gihugu cya Sweden. Rero amakuru ahari, amakuru y'indani nkuko Kalisa Bruno Taifa abivuga, nuko uwitwa Gacinya Chance Denis yaje kuba yakwegera uyu musore Byiringiro Lague Neymar, abasha kuba yamukonveka, ndetse n'uwitwa Tade Twagirayezu nk'umuyobozi wa Rayon Sport ubu ngubu Rayon Sport FC, aho yatangaje ko uwitwa Byiringiro Lague Neymar icyo twakwita nk'imbanziriza amasezerano cyangwa se amasezerano ya mbere asa nkaho yasinye, cyangwa se negociation za mbere isa nkaho zarangiye, ibyo benshi dukunze kwita ko ari ya masezerano atanditse cyangwa se amasezerano adasinyeho yararangiye. Bemeranyije ko Lague Byiringiro agomba kuza agasinya amezi 6 mu ikipe ya Murera, Isaro y'Inyanza, ikipe ikomeye cyane ya hano mu Rwanda. Reka mve kuri bwana Byiringiro Lague nje kuwitwa Hakimu Kiwanako. Gusa mbere yuko njya kuri no musore Hakimu Kiwanako, nshuti zanjye wowe mukunzi wa Sport Journalism Galaxy TV, kora subscribe ndakwinginze, kora share mu yandi magroupe kugira ngo uyu mwaka rwose uzarangiye dufite aho tugeze, uyu mwaka uzarangire twarageranye ho byinshi, ndetse umwaka uzarangire nanjye ibyo mba hari byiza kurusha ibyo ndi kubaha ubu ngubu. Icyo mbasaba rero namwe mu imbaraga, munere courage, mukore subscribe, mutere comment, mutanga ibitekerezo banye kuko byakenewe, kuko iyo duhaye igitekerezo nibwo tubona ko ibyo dukora bikunzwe, cyangwa se abantu mu bireba hari byinshi bibafasha cyangwa se bikunzwe mu bikunze. Rero mukore subscribe, ariko
ariko munatere comment, ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro, like na share mu yandi magroup muramukoze cyane. Uyu nguyu Hakimu Kiwanako ni umusore w'ikipe ya Villa Sport Club yo mu gihugu cya Uganda, afite imyaka 24 y'amavuko. Iyo ugisacinga uyu nguyu Hakimu Kiwanako, mbere yuko ubona profile utubona umukino wabahuje n'ikipe y'igihugu y'abarundi mu mikino ya CHAN gushaka y'igikombe cya Afrika cy'abakina imbere mu gihugu, nuko igitego cya Uganda yaje gutsinda cyatsinzwe n'uyu mwataka Hakimu Kiwanako w'ikipe ya Villa Sport Club. Muramubona neza cyane, aracyari muto, imyaka 24, ntago ari imyaka myinshi.